kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka. Umugoroba muhire kuri mwese mukomeje gukurikira Flash TV yabateguriye. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Flash Business. Flash Business ni ikiganiro mugezwa nanjye Bizimana Bergine, ngira ngo tubibutse yuko bari hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mwese mudukurikiye, dukomeje kwifuriza umugoroba mwiza. Tubibutsa yuko ari wa mwanya tubagezaho ibivugwa hirya no hino mu bukungu bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se mu byo amahanga ari kuvuga ku bijyanye n'ubukungu, ese byifashe gute hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo mumaze kumenya reko mu kiganiro cyacu Flash Business tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye, aho dusura abacuruzi bagiye batandukanye tubagezaho ibicuruzwa byabo, yewe tubahuza n'abashaka kubigura cyangwa se abakiriya muri rusange kugira ngo iterambere ry'igihugu ribashe kwihuta muri rusange. Ni muri urwo rwego ntabatindiye kuri uyu munsi, ntabwo ndi nyenyine muri studio za Flash TV, ndi kumwe n'umutumirwa wacu. Ni umutumirwa umaze gutera intambwe ndende mu bijyanye na online, ni kuvuga ngo akora ubucuruzi bunyuze online. Ni nawe muntu navuga ko ari wa mbere mu Banyarwanda batangiye ibijyanye na online, araza kuza kutwibwira maze dukomeze ikiganiro cyacu Flash Business. Reka utangire wibwira abadukurikiye, tugwaye ikaze. Murakoze cyane, murakoze kuba mwantumiye hano kuri Flash TV kugira ngo tuganire. Njye nitwa Maurice Bagaragaza, nk'abandi rwiyemezamirimo ko bivuga hano mu Rwanda. Nkaba nk'uko bivuze ndi umwe mu Banyarwanda bakora ubucuruzi bwo kuri internet, aribwo bita e-business cyangwa commerce electronique cyangwa commerce na internet mu ndimi z'amahanga. Ndagira ngo noneho utubwire, ese iyi gahunda ijyanye na online business wabara itangiye ryari, niki cyagukomanze ku mutima kugira ngo winjire muri ubwo bucuruzi, cyane ko tuzi ko mu myaka yashize hari benshi batari babuzi cyangwa se batabukoraga. Wabutangiye ute, byakujemo gute, ubu urabona Abanyarwanda bari kubwiyumvamo gute? Mbere yo kugira ngo ngusubize icyo kibazo, ndabanza kubwira ibyo nakoze byinshi mu bijyanye n'ubwo bucuruzi bwo kuri internet. Mu gihe twinjiraga mu kinyejana cya 21 mbere y'ibihumbi 2000, umwaka w'2000, nari mu bantu bakoze muri uwo murimo wo gucuruza kuri internet, kuko nakoreraga company yitwaga Expedia, twarangaga amahoteli kuri internet. Muri icyo gihe nibwo byari bigitangira ni Buraya, batarabimenya cyane no muri Amerika. Njyewe nari mu itsinda rishinzwe technology, mbese ya IT, dukora ama website ajyanye n'ibyo ngibyo. Ubwo rero uretse amabanke ntabwo abantu bari babihugukiwemo, rero nibwo nabyinjiyemo. Expedia yarangaga amahoteli nk'uko nari mbivuze, hanyuma haza kugera igihe internet iramenyerwa n'abantu benshi, haza n'izi nkoranyambaga za Facebook cyangwa se Instagram, zahinduye ubuzima bwinshi bw'abantu. Ubwo rero kubera ko i Buraya byari bimaze kumenyerwa cyane, aho wasangaga natwe twahabaga, ubwo icyo gihe nabaga mu Bubiligi, niyo company nakoreraga yari ifite ishami rya mu Bubiligi, ari ryo nari nshinzwe ibya technology aho ngaho mu Bubiligi. Wasangaga abantu babyitabira, natwe ubwacu mu rugo aho nabaga twahahiraga kuri internet. Urumva rero numvaga ko igihe kimwe nikigera ataha iwacu mu Rwanda, byanze bikunze nindamuka ngiye mu bucuruzi nanjye nzabujyanisha n'ibyo bya internet. Aho nahiye rero mu 2008 naje igitekerezo cya mbere cyari cyo gukora hoteli, kuko ari byo nakubwiraga nari nakozemwo muri ibyo bya Expedia. Nakoze hoteli yitwa Inside Africa iri mu Kiyovu. Uyu munsi abakiriya bayo 90% bose baba bahisemo amachambre kuri internet. Nyuma yaho naje no gukora, kuko nakoraga nyine ibyo by'ikoranabuhanga, naje gukora company ikora iby'ikoranabuhanga aho ducuruza n'ama software kuri internet. Sinahagarariye aho, naje no mu bucuruzi busanzwe aho ducuruza inzoga yitwa
Sagacité mbere byari supermarket isanzwe ariko numvaga nabyo ngomba kubijyanisha n'ubwo bucuruzi bwo kuri internet. Kuva noneho aho utangiye gukorera ubwo bucuruzi bwo kuri internet, hari uburyo uri kubona abanyarwanda bari kubyitwaramo. Ese urabona umuvuduko w'abanyarwanda mu kumva cyangwa se mu gukurikirana ibijyanye na online byifashe gute? Ese bari kubisobanukirwa? Ubucuruzi bwo kuri internet hano mu Rwanda nge ndimo kubona bitangiye gufata intambwe nziza, kuko abantu bamwe batangiye kubyitabira. Navuga hari nk'ama website nka vuba vuba aho abantu basaba ibyo kurya kandi bakabibona mu buryo bwihuse. Gusa haracyari urugendo, kuko imyumvire y'abanyarwanda bakunda burya kujya guhaha, agakora ku kintu, agahaha ku kintu yiboneye yakozeho. Hari imbogamizi mu byerekeye kwizera internet, kubera ko uba uvuga uti ese ningura icyo kintu, ese ndaza kukibona, nizeye ko icyo kintu kiza kungeraho cyujuje ubuziranenge, ese kirangeraho uko nagisabye. Ni ibintu bishya byose, ntabwo abantu bapfa kubyitabira. Hari nk'ikibazo cyo kwishyura, abantu bose ntabwo baramenyera kwishyura bakoresheje internet, visa card, yewe n'izi za mobile money abantu barazikoresha, ariko ntabwo barajyanisha n'ubwo bucuruzi bwo kuri internet. Ubwo ubona izo ngizo arizo zaba imbogamizi nyamukuru twavuga yuko zituma abanyarwanda kuba wenda bataramenya gukoresha iryo koranabuhanga, yaba ari imbogamizi mu gihugu muri rusange rituma batabasha guhaha? Harimo nyine nk'uko nabivugaga mu kanya, harimo n'icyo kibazo cya buriya imbuga za site internet nyinshi ziri mu ndimi z'amahanga, nabyo bishobora kuba imbogamizi. Hari imbogamizi z'uko nkatwe tubikora, kubona abantu bumva neza iyo business uburyo ikorwa, bisaba abantu b'abakozi babizi, babihugukiyemo, babyumva. Buriya nubwo tuvuga ubucuruzi kuri internet bumeze nk'ubundi bucuruzi, busaba ibintu byinshi inyuma. Busaba abakozi, abarangura, busaba ababikurikirana, busaba abakontabule, accounting, busaba ibintu byinshi cyane. Hari abantu bibwira ko ari ibintu byoroshye, bakagira ngo ni ugupfa gukora website gusa, ariko buriya inyuma yabyo hari akazi kenshi cyane. Ibyo rero bigira imbogamizi nyine, kuko kubikora ugomba kubona abantu babihugukiwemo. N'iki hari izindi mbogamizi zijyanye n'ubujura kuri internet. Abantu baraza bakagura, bamwe bakoresheje amakadi y'amibano, nyuma wajya kumva ababishinzwe izo banki barakubwira bati oya, uwo muntu wishyuye si we, kandi ibicuruzwa byaba byamaze kugera ko bigomba kugeraho. Hari imbogamizi nyinshi duhura nazo, kubera ko ari ibintu bishya tugomba guhangana nazo, kandi tugahora umuntu ugura kuri internet aba yizera ko icyo kintu agiye kugura agomba kukibona ku gihe yakiboneye. Urabona mu bucuruzi busanzwe, iyo ugiye mu iduka ugura ibyo uhasanze, ugasanga umuntu kuri kashiya ukamuhereza amafaranga akaguhereza ibyo waguze. Kuri internet siko bimeze. Iyo agihashye aba yizera ko agomba kukibona mu gihe yagisabye no mu buryo agishaka. Iyo bitabaye ibyo agukuraho icyizere. Hanyuma nakwibaza hagati aho ngaho, ese wenda ko hari igihe umuntu aje kugura igicuruzwa cyawe aho ngaho akakigura iwanyu cyangwa se no mu bandi bacuruza online, mu gihe wenda kimugezeho nawe kitameze neza nk'uko byari bisanzwe, cyangwa se namwe mu gihe mwibwe bya bicuruzwa byanyu kandi wa muntu yamaze gushyikira ibyo ashyikira, bigenda gute? Iyo ibicuruzwa bitinze, tuvuge ibicuruzwa, umuntu yaguze ibicuruzwa iwanyu, noneho habarimo bwa bujura bunyuze ku ikoranabuhanga, wa muntu wohereje amafaranga so bya bicuruzwa bigezeho, cyangwa se umuguzi uje kugura iwanyu bya bicuruzwa byamugera agasanga bitameze neza nk'uko yabikekaga, bigenda gute icyo gihe mukora iki? ubundi ni mu iduka risanzwe, niho nakomeje kukubwira. Arakubwira, tuba dufite nimero, tuba dufite email, tuba dufite uburyo ashobora kutuhamagara cyangwa se kutwandikira
akatubwira ati byagenze gutya na gutya. Twebwe nko mu bucuruzi bwacu, ubwo navuga nk'iyo Sagaside.shop dugurishaho izo nzoga, turabigenzura tukareba koko niba ibyo atubwira ari byo nk'uko mu bucuruzi busanzwe bumeze, ukaba wamusubiza igicuruzwa, wamusubiza amafaranga ye, cyangwa se ukamuhindurira ukamuha icyo yifuzaga. Icyangombwa gusa nuko muba mubasha kuvugana kugira ngo wumve ikibazo umuguzi yagize. Ese ubu ni musanzwe mwebwe nk'ibicuruzwa byanyu nyirizina twavuga ko mufite koko biri online, kugira ngo umuntu dukurikiye muri akanya ashobore kuvuga ati uriya koko nubwo yumva afite mu bunararibonye mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu gucuruza, nawe ashobora kuba yakwegera akaza kubahahira, ni nk'ibiki mufite wenda kugira ngo abadukurikiye babashe kubisobanukirwa? Nk'uko nakubwiye, kuva nkigera hano nagiye ngira ubucuruzi butandukanye. Nk'ubwo nakubwiye ubucuruzi bw'amahoteli, aho ushobora gusaba icyumba cya hoteli. Dufite website twitwa hoteli mfite yitwa Inside Africa, ubwo ni wewe niyo bamenyereye abenshi, ariko ubu ngubu sikiri ngombwa kuyandika. inside-africa.com ni website yacu. Ariko ku mahoteli akenshi abantu bakunda kwifashisha, hari ama website yitwa booking.com, hari yitwa Airbnb, hakaba n'iyitwa iyo ngiyo navugaga nakoreye yitwa expedia.com, aho ushobora kujya ukabona amahoteli menshi hano no mu Rwanda arahari, niyo yacu iriho, ukaba wafata icyumba ukacyishyura, ukaza ugasanga cyaguteguriwe. Iryo koranabuhanga rirakora neza. Ubundi bucuruzi nakoze ni ubwo ngubwo bw'ama software, dufite software ya accounting yitwa Odoo, iyo yabonye n'uburenganzira bwa Rwanda Revenue Authority kuko ishobora gukora inyemezabuguzi ya IBM. Dufite website yacu ya inhillstech.com. Ariko iyo ugiye kugura iyo software uyigura kuko twebwe ari twe duhagarariye Odoo hano mu Rwanda, uyigura kuri iyo website ya odoo.com. Ubwo bucuruzi bw'inzoga navugaga, ubwo bucuruzi busanzwe bw'inzoga, dufite Sagaside.shop, ho ujyaho ukabona inzoga wifuza, ukabona ibinyobwa wifuza, ukagihitamo. Bagerageza no kukwereka icyo kinyobwa kimeze gute, noneho wamara kugihitamo cyangwa kubihitamo byinshi, ugahitamo uburyo bwo kwishyura, niba wishyura na mobile money, niba wishyura na visa card, cyangwa se ushaka kwishyura na cash babikuzaniye, cyangwa se ukaza ukabisanga aho tubarizwa mu mujyi. Uraza ugasanga twabiguteguriye wamaze kwishyura, noneho waba ushaka ko tunabikugereza mu rugo tukabikugezaho. Hanyuma muri gahunda ijyanye n'iterambere mu ikoranabuhanga, yaba ari mu rubyiruko by'umwihariko, ese urubyiruko n'iki uri bubakangurire ku bijyanye n'ikoranabuhanga? Hari abakoresha ikoranabuhanga ntibarikoreshe neza, niko nabivuga, ugasanga bibereye mu bindi kandi bakaba baribyaza umusaruro, ugasanga bibaje no kudevelopa iyo website ye ariko atazi n'uburyo yabibyaza umusaruro, kumva aravuze ngo mfite website ariko ntabwo yinjiza amafaranga. Nk'abo ngabo nk'inama wabagira kugira ngo nabo bazabashe kwiteza imbere binyuze mu ikoranabuhanga ni iyihe? Urakoze, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Abantu benshi batekereza ko gukora ibyo bintu by'ubucuruzi kuri internet ari guhita ukora website ugatangira ubucuruzi. Oya, baribeshya cyane, ntabwo ariko bimeze. Ubucuruzi bwo kuri internet ntaho butandukaniye n'ubucuruzi ubona busanzwe. Nk'uko nabivugaga, hari inyuma yabyo hari abakontable, hari abarangura, hari stock management, abashinzwe customer care, hari marketing, hari ibintu byinshi cyane. Ibyo rero hakiyongeraho cyane n'ikintu cy'uko bisaba kandi bihenze, bisaba IT management, mbese bisaba ikoranabuhanga no kurikurikirana. Ibyo byose rero iyo bimaze gukorwa ni ibintu bisaba amafaranga. Benshi bo bumva gusa babona hariya hagaragara imbere ha website bakagira ngo ni ibyo ngibyo. Icyo ni kimwe. Rero iyo umuntu yumva agiye kwinjira muri ubwo bucuruzi, akumva icyo kintu, akumva ko ari ibintu bigomba gusaba mikoro, bigomba gusaba amafaranga, agomba kubishyiramo ingufu. Nge ndumva aricyo kintu cya mbere navuga,
cy'uko ugomba kubiha ingufu z'amafaranga n'ingufu z'ubumenyi, gushaka abantu babizi bazi kubikora mbere y'uko ubyinjiramo. Ikindi cya kabiri navuga ni uko kugira ngo ubashe gukora ubwo bucuruzi bwo kuri internet, urabona ubucuruzi bwo kuri internet bufite akamaro kuko ubundi bucuruzi budafite. Ushobora nko kuba uri Burayi ukabona website yo mu Rwanda, ukaba waguraho, ugurira umuntu uri mu Rwanda bakabigezaho, cyangwa se ukaba waguraho wowe ubwawe ubigura, mu gihe iyo website cyangwa se uwo mucuruzi yakwemereye ko ashobora kukugezaho abicishije muri DHL cyangwa se Rwanda bikakugeraho. Nicyo cyiza cy'ubucuruzi bwo kuri internet, nuko bubonwa n'abantu ku isi hose. Bitandukanye nuko wagira ubucuruzi nk'ahantu i Rubavu ariko abantu b'i Kigali batakubona, abantu b'i Burayi batakubona. Nicyo cyiza, niyo nama mba mvuga ngo abantu babijemo, nuko hari iyo capacity, hari ubwo bushobozi bwo kugira ngo ubonwe n'abantu bose. Hanyuma wenda kugeza ubu ngubu umubare munini uri gukoresha online cyangwa se uri wifashishije ikoranabuhanga, umubare munini ukunda kugaragara muri capital city cyangwa se mu mujyi rwagati. Ese nko mu ntara ho urabona buriya bucuruzi bwanyu mugiye gukora iki kugira ngo bubashe kurushaho kumenyekana kandi nabo barusheho kubwitabira? Urashaka kumbwira byerekeye marketing y'ubwo bucuruzi? Bijyanye no kugira ngo ba bantu bo hanze y'umujyi nabo babashe kwiyumvamo wa online, tuvuge niba ari Huye abe yaha online, aha iwanyu ibicuruzwa bibagereho. Ariko nkuko nabikubwiye mbere, abantu bo hanze bo bamaze kubyumva. Abantu b'i Burayi benshi barahahira online. Nanjye narahabaye imyaka myinshi, nabaye mu Bubiligi, ibintu byinshi nabihagara online, kugeza no ku isabune n'umugati nabihahiraga online. Uyu munsi rero niba ufite ibintu byinshi made in Rwanda, ibintu by'imitako, ibintu byinshi abantu b'i Burayi barabikunda, kuki atagura umwenda mwiza wo mu Rwanda, atagura umutako mwiza wo mu Rwanda, atagura n'ibindi bintu byo mu Rwanda, ahubwo gusaba babicuruza bakiga uburyo babimugezaho. Urahari ubwo buryo, Rwanda ziragenda, indege ziragenda, DHL zirakora. Nibandaga cyane kuri ba bantu noneho bo mu ntara, mu mujyi wacu hano turi mu mujyi wa Kigali, benshi barasobanutse cyane, baranabisobanukiwe, ariko noneho ba bantu bo mu ntara hanze y'umujyi wa Kigali, urabona ari iki cyakorwa kugira ngo nabo batangire biyumvishemo cya gitekerezo cyo gukunda guhaha ibiri hano Kigali wenda bigiye mu ntara, batiriwe baza aha ngaha bakoresheje transport yabo? Ni nk'ibyo navugaga nyine by'i Buraya. Ubucuruzi bwo kuri internet ni ubwo bucuruzi bwiza bushobora gutuma waba uri mu ntara, waba uri mu Kigali, aho waba uri hose ushobora kubona igicuruzwa cyangwa se ushobora kubona umuguzi aho yaba ari hose, yaba ni Buraya yakubona. Rero nkumva ko nk'umuntu uri mu ntara ahubwo niwe wa mbere wagatekereje n'ubwo bucuruzi, kuko aho aba ari yashobora kumenyekanisha ibicuruzwa bye ku bantu bose, yaba ari mu Rwanda hose, yaba n'abari hanze y'u Rwanda. Noneho umusanzu wawe nk'umuntu ufite ubunararibonye mu ikoranabuhanga no mu gucuruza online, nkawe ni nk'iki wenda wabwira nk'abayobozi badukurikiye muri akanya muri ikiganiro cyacu kugira ngo rino koranabuhanga rirusheho kugira imbaraga kuruta uko bimeze aka kanya? Nk'uko wari wabimbwiye mu kiganiro yuko insanganyamatsiko ari ukugira ngo tuganire ku byerekeye n'iki cyakorwa kugira ngo ubwo bucuruzi bwo kuri internet butere imbere cyangwa bugire ireme. Je numva ko ikintu cya mbere nyine nakivuzeho ni ukumva ko gushyira imbaraga muri ubwo bucuruzi bwo kuri internet muri ibi bihe ni igihe kirageze, cyane cyane urabona twahuye n'ibibazo bya corona, bya COVID-19, aho abantu bagomba kudasohoka cyane ngo bajye muri ayo maduka kandi bishoboka ko bashobora kubikora kuri internet. Numva ko ari igihe cyiza cyo kugira ngo babitekerezeho. Gusa ubucuruzi bwo kuri internet nabwo busaba izindi ngufu. Ubundi bucuruzi busanzwe ugomba kugira iduka, ugashyiramo aho ushyira ibicuruzwa byawe, ugashyiramo ikoranabuhanga ryaho ngaho, amakamera n'ibiki byose. Ubucuruzi bwo kuri internet ibyo ntabwo bikenewe, ariko nanone hakeneye izindi ngufu z'amafaranga kugira ngo bugakorwa neza. Ntekereza ko na leta ubwayo yakagombye gushyiramo ingufu kugira ngo ihe abacuruzi, nanjye ndimo,
ubwo bushobozi, hakabaho za policies mbese ingufu cyangwa ngenderwaho kugira ngo niba umuntu agiye kwinjira muri ubwo bucuruzi habaho amabwiriza. Ntabwo ari ugupfa gukora ubucuruzi, urabizi ntabwo ujya mu muhanda ngo ufungure shop nk'uko wiboneye. Hakabayeho n'ayo mabwiriza, wenda bakaba bavuga bati iri duka ryo kuri internet riremewe n'uru rwego runaka rwa leta. Hari n'ibindi bibazo by'amabanki, baraduhenda cyane, aho kwishyura usanga baguca amafaranga, burya hari naho bageza kuri 5% n'amafaranga menshi cyane, ahubwo niyo twe twakagombye kuba twungukamo, ugasanga banki nizo zidusaba kugira ngo zibashe kuduha ubwo buryo bwo kwishyura. Bo babigezeho mbere, uyu munsi abantu batangiye kugira icyizere cyo kwishyura kuri internet bakoresheje carte za banki. Bakagombye nabo kutworohereza, tugakorana, tukabasha kugira natwe icyo dukuramo. Numva rero ko inama nibyo gihe kirageze cyo kugira ngo twinjire muri ubwo bucuruzi, ariko nanone hakeneye ko inzego zose zirebwa n'ubucuruzi, minisiteri y'ubucuruzi zakagombye kugira icyo zibikoraho, zikatwegera natwe tubikora muri ubwo buryo bwa IT nk'uko nabikubwiye mbirimo, n'abandi bacuruzi bashaka kubyinjiramo bakabafasha. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Uwo yari Bagaragaza Maurice, ni umwe mu bacuruzi batangiye ibijyanye n'ikoranabuhanga hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Si mu Rwanda gusa bikorera, ahubwo bikorera no mu bihugu bitandukanye by'amahanga. Cyari ikiganiro Flash Business, twaje tugaruka kuri ibijyanye n'ubucuruzi bikorerwa online. Yabwiye ko bafite byinshi bagenda bacuruza hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yewe n'amahoteli. Si amahoteli gusa, ahubwo ngo ni bamwe mu bantu mutumiza amawayini hanze, za wayini zigezweho cyangwa se za nzoga zigezweho. Reka tugushimire, twizere ko nitwongera gutumira uzagaruka mu kiganiro cyacu. Mwakoze cyane. Nanjye ndagushimiye kuba mwantekereje, rwose byarantunguye mumbwira ko mugiye kuntumira hano. Ibi ngibi ndimo kubwira ni ibintu nanjye mba numva nifuza kuganiriza abakiri batoya, urubyiruko, kugira ngo bakangukire cyane ubucuruzi bwo kuri internet. Ni ishema kuri njye kuba mwampamagaye kugira ngo ngire icyo mbivugaho, ko nanjye nari mbifiteho ubunararibonye, niko navuga. Ngayo nguko rero mukomeze muryoherwe na gahunda Flash TV yabateguriye mu kanya n'ikiganiro News Lab. Muri kumwe na Theo Barasa na Abdullahi. Mugire umugoroba mwiza. Bye bye. Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya, maze ishoramari ryawe rikaguka.